Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe. Nta handi muri ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Ni kubwira abantu ko tubakunda, ni kubwira abantu ko tubashimira, ni kubwira abantu ko ari ingenzi. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza bagiye babwirwa, twaravuze ngo niki twakora? Katubwira abantu ko tubakunda, tubabwire ko ari beza tukibafite, tubaha indabo bakibasha kuzakira, tubaha impano bakizibona natwe tukibasha kuzitanga. Nibyo dukora. Murabizi rero nk'ibisanzwe iyo muri kureba indabo mukabona impano, mukabona gitari, nta kindi tuba tugiye muri surprise. Abantu baradutuma tukagenda kubabwirira abantu ko babakunda, ko babashimira, ko abantu ari ingenzi mu buzima bwabo. Uyu munsi rero badutumye ku muntu abantu benshi bakunda, abantu benshi bishimira, abantu benshi bafata nk'urugero rwiza ndetse ufite ubuhamya bwiza nk'umuntu ukorera Imana. Uwo nta wundi ni Tonzi. Uyu munsi tugiye kureba Tonzi, tumubwire ko tumukunda, tumubwire n'umuntu wamudutumyeho, tumushyire impano, tumushyire indabo, hanyuma tumuririmbire. Mubane natwe turebe ukuntu Tonzi ari bubyakire, turebe ko abifata. Mugumane natwe, turabakunda. Happy birthday, Tonzi. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tonzi. We love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tonzi. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, dear Tonzi. Joyeux anniversaire. Uri mwiza, uri igitangaza, ubwiza bwawe burabarangaza. You don't have to change a thing about yourself. You are beautiful the way you are. You are beautiful the way you are. You are beautiful the way you are. Wow. I love you so much. Tonzi, uraho neza. Ntabwo turi guhoberana bitewe n'ibihe turimo, ariko turagukunda. Ntabwo utuzi, njye nitwa Sylvie, mfite channel yitwa Mubwire TV. Nta kindi tubwira abantu, ni ukubwira abantu ko tubakunda, kubwira abantu ko ari beza, ni ukubwira abantu ko tubashimira. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, bagiye babwirwa, bacibwa intege, twaravuze ngo niki twakora? Reka tubwire abantu ko ari beza, tubwire abantu ko tubakunda, tubabwire ko ari umugisha. Abantu rero baragukunda cyane cyane, uri umugisha, uri umubyeyi mwiza, uri impano nziza ku bantu benshi, abakuzi n'abatakuzi. Abantu rero bajya bareba ibintu nkora bakabikunda, bakantuma. Mu minsi ishize niyo mpamvu dutangiye tuvuga ngo happy birthday. Ku isabukuru yawe warayigize, turabimenya, n'abandi barabimenya, ariko ntitwabasha kukugeraho. Umushuti umwe arambwira ati ko nkunda Tonzi wamungereraho. Navuga se Tonzi nzamubona gute? Tonzi nzamugeraho gute? Arambwira ati Tonzi ndamukunda, ndumva ku isabukuru ye wamungereraho, ukamukirira ururabo, ukamukirira impano, ukamubwira ngo ndamukunda. Hanyuma rero kuko byari bigoye kubona Tonzi, si tuziranye, kumugeraho ntabwo byari byoroshye, byabaye ngombwa ko mwandikira. Uyu munsi ambwira ahantu nzamusanga, yaje gukora umurimo w'Imana. Uri umugisha. Nakurikiranye ahantu waruri, bongeye bavuga ubuhamya bwawe bwiza, mu gihe abandi babasabye support ngo baze gukora umurimo w'Imana, baca ngo amafaranga y'ibirenge arenze, ariko bakugezeho urabwira ngo ndahari, nzaza kuba supportinga. Inkunga yawe urumva ubwo n'ubuhamya bwiza. Ubwo nubwo nge nabashe kwiyumvira, hari nubwo tuba tureba. Umuntu yarambwiye ati ikintu cya mbere nkundira Tonzi kuva kera muza akorera Imana, ati kandi n'umubyeyi warinze ubuhamya bwe neza. Ati mu bintu mukundira Tonzi, aca bugufi, ni byinshi ariko yambwiye bibiri cyane by'ingenzi. Yarambwiye ngo Tonzi aca bugufi, icya kabiri ni umuntu nakuze mbona akorera Imana, ati ikindi yarinze ubuhamya bwe. Hari abantu benshi
banyuze mu nzira bakorera Imana ariko ubuhamya bwabo ntibaburinda. Uwo rero ni umugisha ukomeye. Rero niyo mpamvu twaje Mubwire TV, natwe turavuga ko nanjye nsanzwe nkunda Tonzi ariko kukubona si byari kuzanyorohera. Umuntu arambwira ati ngiye uzamunshakire umunkirira ururabo umubwire ngo uko ururabo ruhora rutoshye rusa neza Tonzi ajya ahora asa neza, ati kandi kwa guca bugufi kwe. Abantu barabizi ko dukurikije mu bigaragara uko umeze si ko akabaye umeze. Ibyo rero ni karite baravuga ati Tonzi aca bugufi, uko ari si ko agaragara, yicisha bugufi kubana neza n'abantu. Ndetse nanjye nabihamye, narakwandikiye unyakira neza, urambwira ati uyu munsi nta kibazo nazaboneka. Rero turagukunda, turakwifuriza ibyiza, ukomeze waguke. Yarambwiye ngo indirimbo yawe yitwa Humura, ati buri gitondo ndayumva, ati buri gitondo ndayumva insubizamo imbaraga, sinshobora kubyuka ntarayumva. Uwo muntu nawe nibazina wanjye yitwa Sylvie Nza Ego, wantumye ntago umuzi ariko aragukunda. Yabonye ibintu nkora arambwira ati njyewe umuntu ugomba kungereraho ni Tonzi, ndagutumye uzagende ujye kureba Tonzi. Uyu munsi rero twaje kubwira ngo to urakunzwe kandi uri umugisha, uri impano Imana yahaye Abanyarwanda. Nahoze nkurikira Rwanda Shima Imana, ndeba ukuntu uri guhimbaza Imana. Hari abantu bifata nkaho ibyo bakabikoze, tuvuze igihe umaze muri ibi bintu n'urwego uriho, bakavuga ngo wenda abahanzi bato nibagende bajye kubikora. Ibi twarabikoze, hari abantu bameze gutyo, ibi twabiciyemo shani mu bigendemo. Ariko kwa guca bugufi, kwa gukorera Imana, kwa kubaha Imana, kwa kubaha abantu bayo, izo ni imbuto zikurimo. Rero turagukunda kandi uri umugisha, ukomeze uryoherwe kuririmbira, tukubwire ko tugukunda, tukubwire ko uri umugisha, kandi Kristo akomeza guhaze uburame, ibyiza bye bikomeze bikuzureho, ukomeze uhirwe, uzareba abuzukuru, uzarebe abakwe, abakazana, imigisha yose. Kristo yaravuze ngo tukiri mu isi tuzagororerwa. Rero ukiri mu isi n'izindi ngororano hari zo wabonye, n'izindi zikomeze kuza, n'ibindi byose ubyakire. Umuririmbyi arakuririmbira, hanyuma nawe uraza, kuko uwo muntu ugukunda akunda humura, nawe urihangana uze kumubwira gato ati humura. uri mwiza usa n'umucyo, iyo twibutse ko tugufite turamwenyura. Uri mwiza usa n'umucyo, iyo twibutse kuri wacu turamwenyura. Usa n'umucyo, uri mwiza Tonzi, uri igisobanuro cy'ubwiza, umva nyizera niyo nagukoraho mumirije nabyumva. Uri mwiza usa n'umucyo, iyo twibutse kuri wacu turamwenyura. Abanyarwanda uri mwiza usa n'umucyo, usa n'umucyo, iyo twibutse ko tugufite turamwenyura. Usa n'umucyo, uri mwiza. Tonzi turagukunda kandi urabona ko abantu nabo baragukunda, batagukunda ntago baba bari hano. Kandi ni byiza kubwira abantu ibyiza byabo, ni byiza kukubwira ko tugukunda, ni byiza kukubwira ko uri umugisha, ni byiza kukubwira ko uri ingenzi. Ni ukuri urakunzwe. Abantu benshi ngira n'urubuga rw'abashuti banjye bakunda Mubwire TV bayishyigikira, bose barambwiye, bumvishe kuko mbabwira umuntu tugiye gusura, barambwiye ngo Tonzi turamukunda. Kandi Tonzi aca bugufi, Tonzi yubaha Imana, Tonzi ufite ubuhamya bwiza, kandi ukomeze uburinde, Kristo akomeza gushoboze. Ni ukuri mu isi uvugwa neza, no ku munsi Kristo azaza gutwara itorero, twese tuzabane nawe.
turagukunda ukomeze uri umubyeyi mwiza wuzuye urukundo wuzuye guca bugufi nanjye ndagukunda noneho ukuntu wanyakiriye to ntabwo bisanzwe ukuntu wanyakiriye neza ntabwo nyine biba byoroshye ubundi ibi bintu hari abantu nabibwira nkavuga ngo ya ibyo bintu ni biki ntabwo nabibonekamo ariko warambwiye ngo nta muntu wanga gukundwa ni byiza rero ko ukunzwe turagukunda reka ugire ikintu ubwira abantu bagukunda ubwire abantu bo kuri Mubwire TV uko se ubyakiriye gute iyi surprise uyibonye gute ndumva Imana amen urumva Imana ibi ni Imana ndumva Imana ndumva urukundo rw'Imana mu Mana harimo byose aho tutaziranye tutarakuranye ubwa mbere nkubonye ubwa mbere abantu bandi imbere harimo abo mbonye bwa mbere uyu musore mwiza cameraman mwafashe umwanya ku bwanjye ni Imana ndabashimiye cyane murankoze ntabwo ndabyumva numvaga just unyandikira numvaga ari ibintu bisanzwe ndavuga okay nzaba ndi hano uzaze ako sinari ko Mana yanjye umuntu ashaka gufata umwanya we akampa indabyo nk'izi akama gift nubwo ndabyakira byose ni byawe umuntu ntazi so mu Mana harimo byose amagambo meza ni mugenzi w'Imana ntabwo kugira neza ko Imana tujya tubimenyera ibi nabifata nk'umutsima mu rugendo Imana ko inyitayeho kandi nkunda kandi ko mu bwami bw'Imana harimo byose kubasha kunyifuriza isabukuru umuryango wanjye warahabaye inshuti ariko noneho Imana ikanyura no mu bantu tutari tuziranye Mana yanjye mugafata umwanya wanyu mugafata ku butunzi bwanyu Mana yanjye uwo muntu I can't wait kubona wambwiye ngo yitwa Sylvie Mana Sylvie aho uri simbizi uri marayika mu buzima bwanjye kuko umva se nabivuga gute iyi ni Margarine kabisa umutima birandenze ubundi amarangamutima yanjye aba kure cyane kugira ngo uzandize biba bigoye ariko ikintu kindiza ni ikintu kinjiye kabisa ikintu kinjiye ndamushimira cyane kandi ikindi ndashimira iyi channel Mubwire TV ni ukuri Imana ishimwe kwakira abantu beza hakiriho umurimo w'Imana kuko Imana irema umuntu yamuremanye agaciro ibi ubundi nibyo twagenewe nk'abana b'Imana kubaho neza kubaho twishimye kubaho dukundanye so kubona muri iyi si za social media kubaho abantu bari busy ushaka kubona channel iri gutanga ubuzima mu gihe nk'iki abantu duhugiye mu bintu harimo ibicanege byinshi ukaba uri umubyeyi mwiza gutya bagakwiye kuba uri gukora ibindi ariko ugafata umwanya wawe Imana ikaguha irihishurirwa ndatekereza ko atari wowe ni Imana yagushoboje ntusanzwe Mubwire TV Imana ibaho umugisha cyane buriya dukurikira Imana kubera amagambo meza dukunda Imana kubera ibyo dukora mu buzima bwacu kandi ibyo dukorera nibyo tubwira gukorera abandi ngira ngo ahantu musanze twari turi muri launche igitabo cya Victor n'umupapa ufite ubumuga ariko Imana yamubereye inkomezi yatubwiye ko yari agiye kwiyahura ariko umuvandimwe we amubwiye amagambo meza ntiyahura uyu munsi ni uw'agaciro so uyu munsi ntabwo mushaka kumva ikintu mukoze mu buzima bwanjye mushaka kwibona ari bito ariko iyi ni impamvu ikomeye cyane Mana sinabona uko mbashimira Mana gift se Mana ishobora byose oya ntabwo mbyihererana rwose mureke twabishyize hanze se oya nta kibazo tume n'umuceri nta kibazo gift Christ iyo gift niyo yaguhitiyemo itagukwiriye aho hantu turaguha nimero bazaguhindurira nimba na nimero ariyo situbizi nuko nambaye nari kwita nzishyiramo akabibona this is nice so lovely ni kado nziza arabizi ko nkunda kurimba cyane ibara ryiza thank you ndabibonamo Imana ndamushimiye aho ari abyumve kandi Imana isubiza aho yakuye kandi namwe Imana ikomeze bazamure namwe umunkunzi namwe Imana ibahe abakunzi ibaha babagirira neza ibahe ababaririmbira uko bimbayeho Imana namwe ijye ibaha ababitaho amen ndumva aricyo navuga
Tonzi arakoze cyane, arakoze. Wa mugani we mwandikira arambwiye ngo ntabwo yari azi uburyo nzazamo. Abantu benshi ubundi ibyo dukora biba ari surprise, tuboneho twisegure, ariko Tonzi kuko nta buryo nari kumubonamo, simuzi. Uyu munsi nibwo duhuye, naramwandikiye ndavuga ngo koko hari abantu bamuntumyeho. Uyu munsi rero naje nyine nk'intumwa n'ubundi nko bantumye ndabimubwira. Ubusanzwe rero Tonzi twe turatungurana. Ubu iyo tuba tuzi uriya mwana mwari kumwe yari kubimfashamo. Nta surprise irenze. Imana ishimwe ko ari ukubigenza. Kuko nayibajije se umuntu aguha ubutumwa, nashatse no kukubaza se ni ubutumwa bwo mwibahasha, ni ubutumwa se ntabwo numvaga ko ari urukundo uko rwazamo kose. Yego, rurinjira. Nuko rero tukora mubwire, tubwira abantu ibyiza byabo. Twaravuze ngo ntago tuzigera twicuza ngo umuntu yavuye muri ubuzima tutamubwiye ko tumukunda. Ntago zagenda tutamubwiye ko yakoze imirimo myiza. To wakoze umurimo kandi n'ubura cyawukora. Kristo akomeze afata amaboko yawe, ayakomeze akurinde gucika intege. Imbaraga, amavuta, umugisha, ubwenge, kwaguka, komeze waguke. Kandi nkuko wa mugani nawe utunguranye, twebwe kuri Eglise turi mu bihe byo gutungurana, nawe utungurane, ukomeze utungure isi kandi ukomeze udutungure mu byiza. Kristo rero akunezeze, kandi njyewe mboneho no kugushimira cyane cyane. Wa mutima tukubonana, kwa guca bugufi tukubonana, uko wanyakiriye, uko twabonanye, uko wanyakiriye neza ni kusanzwe. Ndagushimiye rero, Imana iguha umugisha. Ziracyemewe. Yego. Hari mani hejuru, hari mani hejuru, hejuru, hejuru ya byose. Hari mani hejuru. Amen, amen, amen. Hari mani hejuru, hari mani hejuru, hejuru, hejuru ya byose. Hari mani hejuru. Amen. Tonzi icyo nakubwira ntabwo nzi, ariko ndi umuramyi mutoya wakuze akuriye ku birenge bya bakuru. Yewe nkunda ukuntu uri mwiza ukaba ukunda Imana. Uri mwiza kandi ukunda Imana. Urugero rwiza ku bakiri batoya nkatwe, tunezezwa no kubona dukurira imbere y'abantu nk'amwe. Ndabizi ko hari abantu benshi utazi nk'uko utarunze. Naje hano nje muri gahunda z'aha ngaha, numvise ibibanza nza kureba, numvise ari gahunda zo gutungurana, nanjye nuko nguko ntunguranye. Imana iguha umugisha. Nawe urumva ko akubwiye ko agukunda. Tonzi urakunzwe. Aba ni ukuri, ni bakeya mu bantu ubonye cyangwa no mu bantu badutumye. Kuri groupe yose narabwiye ngo uyu munsi ndajya kureba Tonzi, bose baramubwira ngo umumbwirire. Bose rero baragukunda. Iyo ni impano nziza, ukundwa n'umugisha. Hari abantu bakora n'ibintu byiza bagahatana ariko ugasanga ntibakunzwe, ariko kubukunzwe noneho kubukorera Imana nakwa guca bugufi abantu bose bakakubonamo. Ibi rero ni umugisha. Ibimenyetso rabibonye, uriya muntu ntago tuziranye, ntago muzi, atubonye aha ahisaza nawe aragutunguye. Urumva rero nawe uri mu mwaka wo gutungurwa, ugiye kwakira n'ibirenze ibi, ugiye kwakira ibirenze ibi, kandi ukomeze ubwiza bw'Imana bukomeze bukubeho. Ngaho uyu muntu ugukunda, ukunda humura, mubwire gato ati humura, ubundi tukureke natwe turekere. Tonzi nitwa Rutimirwa, jewe nagukundaga ntakuzi, nta nubwo nari nzi yuko nzakubona. Numvaga kukubona amaso ku maso nk'uko nkureba uku nguku bitazashoboka, ariko ndashima Imana yuko nkubonye, noneho nkaba nzajya ngukunda mvuga n'uyu muntu nkunda naranamubonye, namubonye amaso ku maso. Nicyo nagira ngo nkubwire, nagukundaga ntakuzi pe, ariko ndashima Imana ko nkubonye. Teguro w'Imana urahambaye. Ibi ngibi bitwereka ko natwe ibyo dukora hari abantu babishyigikiye, kuba nabo bavuga ngo baragukunda. Kubwira abantu ko tubakunda
tubibwire kuko nta n'undi mwenda Kristo yadusigiye usibye urukundo. Rero urakunzwe, ujye ubyuka mu gitondo uvuge ngo reka nongere imbaraga, reka nongere nkora imirimo myiza kuko ndakunzwe. Tonzi ngatubwire humura. Mbere yuko ndirimba sinabura kubashimira ko numva emotion ari nyinshi. Ndashaka kumenya uyu musore w'Imana mwiza cyane. Amazina ye ninde? Bwimba. Oh, you have a nice voice. You are talented. Kuri mubwire ni byiza gusa. Byandenze kuba nzungurutswe birashoboka banjye. Banyegere numva narimbaho muri turi kumwe aba turabana. Ndabakunda cyane. So urukundo Imana inkunda nanjye ndarubakunda. Yego. Yes. Tugomba kwiririmbana. Yego. Kuri mubwire. Yego. Nanjye reka mfate uyu mwanya mbabwire ko nanjye mbakunda. Amen. Abakunzi ba mubwire mu izina rya Yesu kuko Imana ni urukundo kandi turi abana bayo tugomba gukundana. Wowe uzumva kino kiganiro nawe urakunzwe. Ibyo Imana inkoreye nawe hari umunsi wawe Imana izagutungura ikakubwira ko ikwitayeho. Imana ibinyuza mu buryo bwinshi. Mubwire kuba mwaraje ni ukubera ko Imana ibona ko muri iki gihe iri kubakoresha ibikorwa by'ubutwari. Burya urukundo n'ubuzima. Numva reka mbabwiye numva nabaye nk'akabebesi. Sanze turabyemerewe. Byandenze dusanze turi kumwe n'inshuti zanjye dukorana umurimo w'Imana muri birashoboka. Bakora protocole nziza cyane. Mubwire reka natwe tubabwire ko tubakunda. Ni abakobwa n'umusore mwiza cyane bakora protocole nziza mu bikorwa ibyo ari byo byose. Kuri mubwire rero niba munkunda aba bantu nanjye mubabwire ko ari beza ko badasanzwe murambibabwira. Turabana kuri WhatsApp group nabo muzabasura. Umva n'abana b'Imana badasanzwe bakora neza barubaha bafite indangagaciro muri abakobwa badasanzwe n'umusore w'Imana. So tugiye kurimbana humura kuko nabafana n'ubundi ni korali yanjye tujya tuyiririmba. Yego. Adufasha. Yes, arabizi. Humura. Yes, arakuzi. Humura. Yes, arabizi. Yesu wawe amenya byose. Humura. Humura. Yes, arabizi. Humura. 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 Yes, arakuzi. Humura, Yesu arabizi. Yesu wawe amenya byose. Amen. Tonzi Imana imuha umugisha. Turabashimira cyane cyane abakobwa beza ba Tonzi. Imana ibaha umugisha. Namwe tuzabasura. Twebwe tubwira abantu ko tubakunda kandi tubabwira ko ari umugisha. Urumva rero mu mirimo mukora muri umugisha. Iyo mukoze protocole neza abantu baranezerwa mukaba umugisha. Tuzabasura, turabakunda cyane. Dushimiye abantu bose bakurikira Mubwire TV. By'umwihariko dushimiye Tonzi cyane cyane. Tonzi Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha kuntu watwakiriye, kuntu waduhaye urukundo, kuntu waduhaye umwanya wawe. Iyi gahunda yatinze wakabaye wihuta ujya kureba abana ariko waduhaye umwanya. Kristo aguha umugisha. Hanyuma rero turabashimiye cyane inshuti zacu zo kuri Mubwire TV. Mukomeze mubwire abantu ibyiza, tube imbuto nziza. Nta handi rero ni mukore subscribe kuri Mubwire TV, mukore share, mukore like, mukore comment. Namwe mukomeze mudutume. Murabona ukuntu Tonzi yishimye. Nawe hari umuntu wundi watuma yongera kwishima. Turahari tuzahagera tujye tubwira abantu ibyiza byabo. Icyo tutazicuza nuko umuntu azava mu buzima cyane natwe tukabuvamo hari tutaramubwiye ko ari ingenzi cyangwa tumukunda. Mubane natwe rero mukomeze mugumane natwe turabakunda. Imana ibaha umugisha.